A warm welcome kuri Comfort TV. Mwege mwese mudukurikiye aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. On this special day turi kuri Marriott Hotel na hari kubera event kubijyanye no kumurika ibikorwa bijyanye n'ubukwe. Ubwo ngubwo navuze ibikorwa bijyanye n'ubukwe harimo decor, harimo imyenda ndetse n'ibindi byose biba bijyanye n'ubukwe. Turaza kugenda tuganira n'abantu baje kumurika ibikorwa byabo ahangaha batubwire ese ubukwe kugira ngo bugende neza, umunsi w'ubukwe ugende neza, decor igomba kuba imeze gute, ese umugeni agomba kwambara gute kugira ngo ibintu bimere neza cyane. Si ibyo gusa no kuri uyu munsi n'umwanya Marriott Hotel iba yabonyeho kugira ngo ibibutse yuko ushobora gukorera ubukwe hano muri Hotel Marriott ubundi ibintu bikamera neza cyane nkuko uri kubibona bakubwira ngo marry me at Marriott. Genda cyari Bogarse Ushishi, iyi ni Comfort TV, ntujye kure, turaje tugende tuganira n'abantu baje kumurika ibikorwa byabo ahangaha mu bijyanye n'ubukwe. Aha turi kumwe nande Beri Decor. Beri Decor. Decor imeze neza, ibimeze gute? Decor imeze neza kuri njyewe ni y'abakiriya bahisemo. Umuntu ahitamo bitandukanye, nshobora kuguha ide ariko decor imeze neza ni y'abakiriya bakunze kandi bishimiye. Hari umuntu ugiye gukora ubukwe uri kubutegura ubu ngubu, gira ijambo mubwira. Ijambo namubwira nuko gukora ubukwe ari byiza, ari umugisha. Ikindi nuko yagana Beri Decor, turahari ngo tukunezeze, umugeni wese aho uri hose tuzakwakirana na yombi. Karibu karibu. Ukorera hehe? Dukorera mu isoko rya Nyarugenge muri etage ya 3. Ntabwo wakwibagirwa yuko ubukwe bwiza buriya ni lighting nziza. Niyo mpamvu turi kumwe n'umuntu ahangaha navuga ko ari kizigenza buri lighting, kuko any event yose wakenamo lighting uno mugabo uramusanga. Bimeze gute bro? Ni sawa cyane papa mukuru. Ni poa ni poa. Ni poa cyane rwose. Abandi kumwe nande ahangaha? Uri kumwe na New Mix. Cyangwa Visualite. Okay. Visualite aha deja ukimara kwinjira ahangaha uhitubona ko ambiance yahindutse bitewe n'amatara. Amatara yakenewe kugira ngo ubukwe bugende neza. Ni nka lighting imeze gute? Muri wedding amatara akunda gukenerwamo hari ayo bita ama LED ushobora gusetingamo color runaka umugeni ashaka. Hari uburyo ushobora gusetinga moving head, urabona nko hano ziri kwikaraga nyine hejuru aho ngaho urumva. Hari uburyo ushobora gufunga icyuma bita go post ukayafungaho ugakora ikizero hagati na gatanda abageni babyinira. Mbese ndagira ngo mbwire ngo light muri iyi minsi niyo ugomba gukora akazi mu bukwe, bya bintu byo kudekoresha ibitambaro twarabiretse, ubu tugeze muri digital man. Ubu ni muri digital, ni lighting. Yes. Okay. Ubundi lighting ntabwo ubundi kera urabizi ko umuntu yakoreshaga mariage akagenda nk'ahantu bagera ibintu bya decoration by'ibitambaro akavuga ngo ndashaka ko mu makara y'ibitambaro bisa gutya, ariko ntabwo bikibaho. Turaza tukaguha lighting, tukaguha ama LED tukayazengurutsa muri salle yawe, cyangwa designer wumva wifuza tukayikora dukoresheje light yacu, ugasanga abantu babica ahantu hasa neza cyane. Ikintu nabwira umuntu uri kwitegura mariage nuko agomba kutugana, tukaba twamufasha tukamuha light na sound system turayigira uburyo ubifatira hamwe tukakugabanyiriza, nibyo bari sawa cyane. Ikindi nkababwira ngo tugeze mu gihe cy'ukwa 8 wa 7 kugeza mu kwa 9 zikari amakwe, ibiciro twabikubisa hasi rwose. Mutugane tubahe sound system, lighting, ubundi ibintu biryohe. Apana kuzakoresha mariage mu gihe ukoresha ibintu by'ibitambaro, ibintu byararangiye kandi amatara ntagahenze, ni ibintu ubusanga byoroshye cyane. Yes, akaba yitwa New Mix cyangwa se ubite Visualite, bagugezaho ikintu cyitwa lighting, no kuva muri analogue tukajya muri digital. Genda cyari Boga, of course ni Comfort TV. Turaba specialist mu bijyanye n'ubukwe, natwe ku bijyanye na live streaming ndetse n'ibindi byinshi cyane. Tujye komeza tugenda tuganira n'abantu batandukanye batubwira ese ni iki badufitiye, ese ni iki bafitiye abantu bashaka gukora ubukwe bwiza. Nta foto nta cyabaye. Iyo ngiyo ni hashtag nabonye ku muntu umwe ugiye kumbwira we uruhare agira mu bijyanye n'ubukwe. Bimeze bite? Bimeze sawa cyane.
ni Women TV. Ni Women TV, nta foto nta cyabaye. Nta foto nta cyabaye. Ndabyumva mwege n'ibijyanye n'amafoto n'amavideo n'ibindi nk'aya. Naho ngaho nitwa Mimi photographer, nkora uyu mwuga muri Women TV. N'umwuga nkunda, dukora amafoto, dukora video. Natwe twari twitabiriye ngo turebe biri ku ruhe rwego, aho abandi bageze ni hehe. Twabashije kwiga byinshi rero nka Women TV, hari byinshi tugiye guhindura. Ni ibintu nkunda ariko narahagurutse njya no kubyiga. Nyuma yo kubyiga ndabikora. Ntago ari ubukwe gusa, inama ndazimfotora mu nama, mfotora ubukwe, mfotora abantu ku giti cyabo, atari naha mu Rwanda gusa no hanze y'igihugu mbasha kujyayo njyewe ubwanjye cyangwa na company. Bivuze ngo rero nk'umukobwa nabwira abandi bakobwa bose ko turashoboye kandi birashoboka. Nimba ukunda gufotora, nimba ukunda video, reka nkubwire ko tunabyigisha. Dufite Women TV Training Center. Iyo ushatse uri umukobwa uraza tukagufasha, tukaguha amahugurwa ukabasha kubimenya, kuko twabonye bigabura, bihindura amateka, bihindura ubuzima. Nta foto nta kiba cyabaye. Nta foto nta kiba cyabaye. Ni Women TV. Umve ko ibintu biba bimeze neza cyane. Icyitwa memories zose barazisigarana, ubundi bakazaziguhereza nawe ukazazereka abandi bantu batabashije kugera ku munsi wanyu w'ubukwe. Ijambo rimwe ku muntu ushaka kwitegura ubukwe. Umuntu ushaka kwitegura ubukwe, reka mubwire yuko duhari ku bwabo. Nutegura ubukwe ukibagirwa ifoto nta kizabukoze. Nta foto nta cyabaye. Mugiye muzirikana cyane abantu bakora ifoto kandi mubaho umwanya mu gihe mwabahaye n'amafaranga yanyu. Yes, murakoze cyane. Of course ndacyari Boga, tujye kugenda tuganira n'abandi bantu ariko nabo batubwira ese udushya bafite nutuhe. Iyi ni Comfort TV, ndacyari Boga. Of course muze tujyane. Yes, turacyarimo kugenda tuganira n'abantu bakora decor mu bukwe, decor zigiye zitandukanye. Turi kumwe ahangaha nande. Mimi Decor. Mimi Decor mukorera he? Dukorera mu isoko Nyarugenge uretaje ya 3. Twabasanze namwe ahangaha muri no event, ni event yo kumurika ibintu bijyanye na decor, bijyanye n'ubukwe. Ese nk'umukiriya uje akugana akakubwira ati ndashaka ko uzankorera decor nziza. Decor nziza wowe wumva yabimeze nka gute? Decor nziza ni decor umukiriya yahisemo, nawe ukarushaho kumuhereza yandi mayide bitewe na terrain uko yisanze, cyangwa bitewe nuko aho yifuza gukorera hameze n'ikirere cyaho ko kimeze. Rero niyo ari decor nziza bitewe nyine n'amayide uri kumuhereza nawe akayakira. Iyo niyo ari decor nziza wishimiye n'umukiriya yishimiye. Yego. Ari kudekora mu itente no kudekora muri salle, ahoroha ni he? Hose haroroha, biterwa n'igikoresho wamenye ngo kirajya muri salle, ikindi cyajya muri tente. Hose haroroha. Yego. Biterwa n'icyaryoheje mbese. Yego. Yes, wa muntu ugiye kwitegura ubukwe none ugira ijambo mubwira. Iki jambo namubwira nuko nta handi yagana usibye muri Mimi Decor, ubundi tukamunezeza ibitekerezo byiwe, tukamunezeza mbese umutima we agataha ameze neza, yambaye neza, n'ifoto ikamera neza bitewe n'ahantu yicaye ko hasi. Nkuko mubizi ntago ubukwe bushobora kugenda neza Flex itameze neza. Niyo mpamvu turi kumwe n'ahangaha n'umwe mu bantu baje gukora exhibition. Bimeze gute? Meze bon. Bakwita ndetse company yanyu yitwa gute, mukora iki? Murakoze. Amazina ni Rwantwari wa mbere Blaise. Rwantwari wa mbere ni izina rimwe, Blaise ni izina rya kabiri. Turi hano twaje ku exposinga nk'abandi brand yacu ya Empire Menswear. So nkuko kino gikorwa cyateguwe muri rusange ni kugira ngo tugaragaze buri bantu bose bagaragaza umwihariko wabo. Natwe rero turi mu gisata cy'amakoti cy'amakoti. Izina ni Empire Menswear. Turabrandinga, turadoda buri kantu kose ariko kajyanye n'ibi bintu byacu kugira ngo tugaragaze innovation mu kazi kari gasanzwe gahari kuva muri 2021 ni muri gukora. Turi gukora. Yes. Hanyuma iyo umuntu ubukwe ntago bushobora kugenda neza, umugeni atambaye neza, abamariye batambaye neza, wowe nkawe ubwawe ku giti cyawe nk'umuntu uri muri no secteur umaze n'igihe muri gukora, ubona nk'umuntu wambaye neza yaba yambaye te ku munsi w'ubukwe? Mbere na mbere umuntu wambaye neza ni umuntu wambitswe natwe. Uvuga ngo ufite ubukwe urajya mu murenge
cyangwa se urasohokana n'umukunzi wawe cyangwa se usanzwe ukora business zawe uri umusirimu usa neza, ubu usabwa Empire. Nkuko nawe unabibona ahangaha ibintu bihari ntago urahura nabyo keretse ahangaha usanze nabyo cyangwa se kuri shop dukoreraho. Rero umuntu wambaye neza ni umuntu wambaye ibintu bimukwiye byavuye hehe muri Empire, kuko n'ubundi n'igitambaro dutuma hanze ni ibara ryahiswemo, mbese ibice bihari biba ari ibyacu. Na produit nimwe dufite ikorerwa hano mu Rwanda, turi importinga from scratch tugatanga final product ariyo ibingibi muba mubona. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gutanga komande hanyuma mukamukorera ikoti rye ariko atari na warahuye na business card yacu, warahuye natwe kuri internet kuri page zacu cyangwa se nahe twavuganye, uza kuri workshop yacu tukagupima. Iyo usanze dufite ibipimo mu mashini kuko dufite amakoti akoze aba ari muri shop, ibyo bipimo nibyo uraza ugapikinga ikoti ryawe wahisemo ibara ushaka cyangwa se uburyo ushakamo. Ariko uburyo bwiza uraza tukagupima kuri workshop ugataha ukazaza kuri shop uje gutora iki gahunda yawe, kuko twe ni brand, ntago ari uguterateranya, ni brand, ni ikintu kinini. Uko biri kose tubikora biri clear, iminsi 2 umunsi n'igice ikoti ryawe buribonye, akazi kaba ari akawa kacu tugakora neza. Yes, that was it. Nuko nguko rero tubigenje muri no event, yari event yo kumurika ibintu bijyanye n'ubukwe, abakora decor, abambika ndetse n'ibindi byinshi cyane, tutibagiwe na lighting na sound. Yes, rero ndacyari Bogase Bushishi ni Comfort TV. Icyo nakubwira cyo nuko ugomba gukora subscribe, ukalikinga n'andi ma video, n'ubundi bukwe tuzatugenda tububagezaho. Mwibutsa yuko dushaka gukorera live streaming, tubagukorera ubukwe bumeze neza cyane, amafoto meza, amavideo meza, ndetse decoration nziza. Naho wabibonye yuko byose bihari. Reka tubashimiye cyane mwe mwese twabanye rero kuva kuri no event itangiye, abo twaganiriye. Niba ufite ubukwe uri kwitegura, nakubwira iki, dufite Mimi Decor, dufite Belly Decor ndetse n'abandi benshi cyane bashaka gutuma ubukwe bwawe bugenda neza cyane. Ciao ciao.